harimo abana b'Imana ni bandi n'abantu nuko ngo babyawe n'ijambo n'abantu bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Utarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza nuko ngo ntabwo uri umwana w'Imana ariko uri umuntu w'Imana. Ibintu bibiri tubitandukanye. Nukuvuga ngo si igitangaza yuko wagira umugisha kuko Imana iragukunda, irakureberera, kurwanirira, kwitaho amanywa na ninjoro. Ni nayo mpamvu nukuvuga ngo nta n'ikibi cyagutwara kuko Imana yo mwijuru iragukunda, irakureberera, ariko nubwo ikureberera. Tugiye kuganira muri Yohana 3:36. Hari amagambo meza avuga ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo. Nahangaha turi. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Ufite uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko udafite uyu mwana nta bugingo. Ijambo ry'Imana ririmo rirambwira duhereye ku gice cyo hejuru ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana nyir'ijuru n'isi ikunda abantu bose ku isi, nk'uko naguha nk'urugero nk'umuyobozi uhagarariye igihugu nka perezida w'igihugu, abaturage b'icyo gihugu bose baba ari abantu be. Nukuvuga ngo arara ijoro atekereza icyagirira neza, icyatuma abene igihugu cyangwa abatura igihugu kugira ngo babone ubuzima bwiza, imihanda, umutekano, isuku, irondo, ibintu byinshi kugira ngo igihugu kibashe kubaho neza. Bivuze yuko muri abo bantu bose ari abantu b'uwo muyobozi, ariko uriya muyobozi nukuvuga ngo muri bariya bantu be ntabwo babyuka mu gitondo ngo bajye ku biro bikuru by'ubwo butegetsi ngo bajye gusura perezida kuko perezida ari umuntu wabo, cyangwa se abo bantu ari abana be. Ariko nukuvuga ngo uwo muyobozi uyoboye icyo gihugu burya iyo usubiyemo inyuma usanga afite umuryango. Muri uwo muryango rero ugasanga agiramo abana. Iyo afite abana rero ni ukuvuga ngo umwana ntabwo ari ngombwa kugira ngo abantu bamurinda abo twitabaje peke n'abandi nzego z'umutekano. Si ngombwa yuko nukuvuga ngo babasobanurira ngo bari abana ngo ni abanyakubahwa. Bo bakora uko bashoboye bakamenya abana be. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo ni nako bimeze rero, no mu buryo bw'umwuka niko bimeze. Nukuvuga ngo abantu twese ku isi turi abantu b'Imana, ariko mu bantu b'Imana harimo abana b'Imana. Abana b'Imana ni bandi n'abantu nukuvuga ngo babyawe n'ijambo, n'abantu bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Utarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza nukuvuga ngo ntabwo uri umwana w'Imana ariko uri umuntu w'Imana. Ibintu bibiri tubitandukanye. Nukuvuga ngo si igitangaza yuko wagira umugisha kuko Imana iragukunda, irakureberera, kurwanirira, kwitaho amanywa na ninjoro. Ni nayo mpamvu nukuvuga ngo nta n'ikibi cyagutwara kuko Imana yo mwijuru iragukunda, irakureberera, ariko nubwo ikureberera nukuvuga ngo harimo abana bayo. Kuko ijambo ry'Imana rimwe rirambwira muri Yohana 1:12 ngo twebwe abamwizeye yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Twebwe abizeye Kristo yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo kandi kuba abana b'Imana ngo ntabwo byatewe n'ubushake bw'umubiri, nta nubwo byatewe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo twabyawe n'Imana, twabyawe n'ijambo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ijambo hano dusomye riratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka. Umwizera wese, yaba nukuvuga ngo waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba warize, waba utarize, waba uzi Icyongereza, waba utakizi, waba uvuga Igifaransa, waba utakizi, umwizera wese uko byaba bimeze uko ariko kose agomba guhabwa ubugingo buhoraho. Mbibutse iki kintu nukuvuga ngo Yesu aza mu isi yemera gusiga ubwiza n'icyubahiro, akaza mu isi kugira ngo atwunge n'Imana. Ikintu cyamuzanye ntabwo yazanywe no gutanga imigati, nta nubwo yazanywe no gutanga amazu, nta nubwo yazanywe no kugira ngo abantu nukuvuga ngo mujye mu nzego z'ubuyobozi hejuru. Oya, Yesu ikintu cyamuzanye ni ikintu kimwe, ibindi bigenda byuririraho, ariko nukuvuga ngo ikintu kiri principal, ikintu cy'ingenzi, ikintu kimwe cyonyine cyatumye Yesu ava mu ijuru akaza mu isi yari ukugira ngo aduhe ubugingo buhoraho.
Yesu yashatse nuvuga ngo kwiyemeza gusiga ubumana, yashakaga ko abantu bazamwizera babona ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha muvandimwe, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishobora byose iguhe guhweza, ihwejesha amaso y'umutima wawe, usobanukirwe neza icyiza n'ikibi, kuko Imana yashyize imbere yawe inzira ebyiri kugira ngo uhitemo iyo unyuramo. Inzira rero ikwiriye ni iyihe? Nuko wakira, ukingura umutima. Utakinguye umutima ntabwo Yesu yinjira. Yesu ari ku rugi rw'umutima arimo arakomanga. Niwemera ugakingura urugi rw'umutima, Yesu azinjira iwawe musangire. Ariko nudakingura urugi rw'umutima, uzaba umuntu w'Imana, ariko iherezo ryawe, ubuzima bwawe, iherezo ry'ubuzima, ubu buzima turimo, uyu mubiri twambaye, nuvuga ngo hari iherezo ryawo. Iri herezo ni irihe? Nuvuga ngo hari ukurimbuka, hakaba n'ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza kugira ngo wakire uyu mwana mu izina rya Yesu. Ijambo rirambwira ngo ufite uyu mwana rero, ufite uyu mwana ntateka, ufite uyu mwana ntazarimbuka, ufite uyu mwana uko byagenda kose, waba warize menshi, waba utarayize, waba uri umusava, uko byagenda kose, udafite uyu mwana nta bugingo. Ushobora kuba udafite uyu mwana ukagira amafaranga, ushobora kuba udafite uyu mwana ukagira icyubahiro cyo mu isi, kuko Imana yo mu ijuru nuvuga ngo iradukunda. Nabanje kubasobanurira ukuntu twese turi abantu b'Imana. Imana iragukunda, ishobora kuguha byose wifuza, ariko guhitamo, amahitamo yo kugira ngo wakire ubugingo buhoraho biri mu biganza byawe. Kwakira ubugingo buhoraho niyo turufu ikomeye cyane. Nuvuga ngo uko waba umeze kose, buriya hari ibintu tujya duhura nabyo bikatwigisha, ariko ugasanga ntidushaka kwiga. Buriya hari ahantu ugera amafaranga ntakore, hari ahantu ugera icyubahiro ntigikore, hari ahantu ugera situwasiyo ugeramo nuvuga ngo uriwe ntibikore. Nk'urugero, nuvuga ngo hari igihe umuntu ushobora gusanga afite crise ya diabete, hari igihe iyo crise yahagurutse abahanga baragerageza bikanga, ariko kubera yuko Imana yo mu ijuru idukunda ikaturinda, hahandi abana b'abantu bavuga ngo birarangiye, twajya kubona tukabona umuntu aragarutse. Hari igihe kijya kigera ugasanga umuntu yarwaye indwara runaka, amashuri afite ntakore, ubwenge afite ntibukore, ubuhanga afite ntibukore. Nuvuga ngo uwo ari we n'inshuti n'abavandimwe ntibikore. Niyo yaba arindwa n'ibifaru na za burende, sinzi amoko ya ziriya ntwaro, ni ukuvuga ngo arindwa n'ibintu bikomeye cyane, ntibigire icyo bimumarira. Ariko kubera yuko muri we, Imana ishimwe cyane, yateye urutambwe rwo kwakira uyu mwana akivanga n'ikibazo cye, aho abantu bari baciye umurongo, Imana ikamwunamura. Ndimo ndakwifuriza kugira ngo wakire Kristo umwami n'umukiza, wakire Kristo mu buzima bwawe, wakire Kristo yinjire mu byawe, ucuruzanya Kristo, uririmbana Kristo, ube muri ofisi uri kumwe na Kristo, uyobora abantu uyoborana na Kristo. Ndimo ndakwifuza kugira ngo ubuzima bwawe, muvandimwe nshuti yanjye nkunda, nyemerera ubuzima bwawe buvangemo Kristo, kandi ntabwo bigoye. Nuko wemera ugakingura urugi rw'umutima, emera ukingura urugi rw'umutima, wemerere Imana, wemerere Kristo ko yapfuye akazuka, umwemere nk'Imana mu buzima bwawe. Inzi neza nashidikanya yuko ejo hawe hazaza hazaba heza. Imana ikugirire neza. Nukuvuga ngo twese iyo wamaze kuvuka wambaye umubiri, nukuvuga ngo byanze bikunze nta hantu wanyura ngo ubure gusogongera ku rupfu. Upfa kuba waravutse, uko wavutse wambaye umubiri, byanze bikunze niko uzasogongera urupfu. Ariko turashimira Imana ko yatanze Kristo, nukuvuga ngo urubori rw'urupfu akaba yararukuyemo. Twebwe abamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza ntidupfa, ahubwo habaho gusinzira, kandi gusinzira, umuntu usinzira abazakanguka. Ndimo ndakwinginga kugira ngo rero usobanukirwe nk'umunyabwenge. Ijambo rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo wava mu byaha udafite Imana, ntabwo wava mu byaha imbaraga za Kristo zitari muri wowe, ntabwo byakunda. Ndimo ndakwifuriza kugira ngo rero reka mbabwira aka kantu, ibintu utinze musa nabyo, byanze bikunze uko byagenda kose, ibintu utinzemo usa nabyo. Nutinda ushaka Imana uzasa n'Imana, nutinda mu bantu uzasa n'abantu, nutinda ikintu utinzemo byanze bikunze usa nacyo. Ntabwo ngiye kubijyamo cyane, wenda nzabishakira undi munsi mbyigisheho, ariko ikintu utinzemo usa nacyo. Ndimo ndakwifuriza iki rero? Ndimo ndakwifuriza guhinduka umunyabwenge, uva mu byaha. Kuva mu byaha ni iki? Ni ukwemerera Kristo akaba mu buzima bwawe, noneho ukayoborwa n'amateka n'amahame bye mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru
umugisha. Ijambo ryatubwiye ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, ariko utamufite acirwaho iteka. Ndakwifuriza kugira ngo utazacirwaho iteka kandi warabashije kumva iyi miburo mu izina rya Yesu. Reka dusengere muri iri jambo ya Diakre Ntambara Emmanuel. Mana nyiricyubahiro, urera kandi wakiranuka. Abantu bawe, ijambo rirambwira ngo abantu bawe bazize kutamenya. Nyemera ukingura imitima y'abantu babashe gusobanukirwa ubwiru bwawe. Kingura imitima y'abantu babashe gusobanukirwa neza ubwiru bwawe. Kingura ubugingo mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zimanukire mu bugingo bw'abantu. Ubushobozi bwawe Mwami Imana bumanukire mu mitima y'abantu. Abantu babashe guhweza bamenye ukuri. Reka abantu bakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wivange mu bibazo byabo, kugira ngo bashe kugira ngo ibibazo byabo bigire ibyawe. Ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, kandi ntabwo ukora kuko twavuze byinshi, ahubwo ukora kuko twakwizeye. Ndagushimiye rero, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.